Imana irambwira ngo ninze mbwira abantu ngo imbohe zirabohowe. Mugiye kubona umubare mwinshi w'abantu bagiye kubohoka bava ko nabonye inyenyeri nini mu kirere cy'u Rwanda. Mbona iyo inyenyeri irimo yaka mu buryo budasanzwe. Mbona umucyo mwinshi urasira abantu benshi cyane kandi urasa mu ntara enye zose kandi no mu mujyi wa Kigali. Uwo mucyo warashe cyane. Ndangije numva ijwi ry'Imana rimwira ngo hari abantu bari baraguye umwuma, hari abantu bari bihebye, hari abantu shitani byabo yari yarabyishe rwose birapfa rwose, ariko Imana yambwiye ngo bigiye kuzuka mu izina rya Yesu. Abandi shitani yari yarafungiye muri gereza, abo nabo barabohowe mu izina rya Yesu. Hari abo shitani yaboheye muri gereza y'agahinda, hari abo shitani yaboheye muri gereza y'ubukene, hari abo yaboheye muri gereza y'amadeni, hari abo yaboheye muri gereza y'igisuzuguriro, hari abo yaboheye muri gereza y'icyangiro. Abo nabo bagiye kuvayo mu izina rya Yesu. Ubu buhanuzi n'ubwumva, ubwumve ko ari ubuhanuzi bwawe n'ubwawe n'ubwumva. Ibi ngibi ndabivuga nshize amanga, nta bwoba mfite. Ubu buhanuzi ndabuhanura ntuje nshize amanga, nta bwoba mfite. Nabibwiwe n'umwuka w'Imana. Yesu ashimwe, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, nkwifurije amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana. Aya masaha turagarutse, ni muri ya saha yo kubohoka, isaha y'igitangaza, isaha yo kwakira umugisha. Imana y'amahoro itugirire neza. Muri iyi saha wowe winjiye muri iri teraniro, ndagusabye Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Iri teraniro ugiye kuriboneramo umugisha, ugiye kuriboneramo igitangaza, ugiye kuriboneramo imbaraga. Hari ubuzima bwawe bugiye guhinduka, hari imibereho yawe igiye guhinduka. Imana impaye ubuhanuzi bwawe. Aya masaha Imana impaye ubuhanuzi bwawe. Hari ubuhanuzi Imana impaye nje kubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ni ubuhanuzi Imana impaye. Ubu buhanuzi bwumve witonze, kandi ubu buhanuzi ubwakire cyane. Imana itugirire neza. Ni ubuhanuzi bugiye guhindura ubuzima bwawe. Ni ubuhanuzi mugiye kubona muri aya mezi aya ngaya ari mbere y'uko uyu mwaka ushira wa 2024. Hari ikintu Imana igiye gukora, kandi iki kintu Imana ikagikora mu banyarwanda, ikagikora mu gihugu cy'u Rwanda. Imana igiye kubikora mu izina rya Yesu. Ni ubuhanuzi bugiye kuguhagurutsa ahantu waruri bukagushyira ahandi hantu. Ni ubuhanuzi Imana y'amahoro impaye kugira ngo nze nkubwire wowe uri mu Rwanda, wowe uri hirya y'u Rwanda, abari hirya no hino mu ngune enye z'isi. Uri mu Rwanda urankurikiye, uri mu Burundi, uri muri Zambia, uri mu Uganda, uri muri Amerika, uri muri France, uri muri Canada, uri muri Belgique, uri Australia, n'ahandi ku isi, mu ngune enye zose z'isi. Ibi ngibi birakureba. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi ngibi birakureba. Reka mbanze tuvuge ijambo ry'Imana, hanyuma nze duhanure mu izina rya Yesu. Reka tubanze tuganire ijambo ry'Imana, hanyuma nze nkubwire icyo Imana imbwiye kukubwira. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro ishimwe. Reka dusome Rusi, igitabo cya Rusi, igice cyaho cya mbere. Turebe ku murongo waho w'8. Haravuze ngo, nawo mabwira bakazana bati nimugende musubire mu nzu ya ba nyoko, Uwiteka abagirire neza nk'uko mwayigiriye ba nyakwigendera. Nanjye Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma, batera hejuru bararira, baramusubiza bati oya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Nawome arababwira ati, bakobwa banjye nimusubireyo, ni iki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazaba abagabo banyu? Bakobwa banjye nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucyuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabira ijoro nkazabyara abahungu. Ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira. Ibyo byatuma mudashaka abagabo. Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya.
barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nawomi aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe isubirireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe, nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore bikabije. Imana y'amahoro itugirire neza. Haleluya. Reka dusenge Imana. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana y'imbaraga, ndagushima kuri Imana y'ubutware. Ngushimiye imirimo yawe, ngushimiye kurinda kwawe kwiza. Turi mu masengesho iminsi 21, uyu ni umunsi wa gatatu. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, nkundira ubutware bwawe buboneke kuri twebwe, nkundira uturwanirire, nkundira ufashe buri muntu wese uri muri aya masengesho. Uwayatangiye wese muha umugisha, uwayatangiye wese mugirire neza, uwayatangiye wese murwanirire, uwayatangiye wese mucira inzira, uwayatangiye wese muramburira ikiganza kandi umwiyereke. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Ijambo rivuze ku nkuru za Nawomi n'abakobwa be cyangwa se abakazana be aribo Rusi na Orupa. Aba bakobwa bari bafite abagabo, Imana y'amahoro itugirire neza, ariko baza gupfa. Icyo ngendereye ni iki? Ndagendereye ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu womatana n'Uwiteka. Iyo womatanye n'Uwiteka, nta bya none nta n'ibizaza bibasha kugutandukanya na Yesu. Iyo haje imiraba iraza ariko ntibasha kugutandukanya na Yesu. Ibigeragezo biraza ariko ukagumya ugahagarara ugashika mugakomera, ukavuga ngo nge ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu izina rya Yesu Kristo. Rero uyu mudamu witwa Rusi yagaragaje kwizera kudasanzwe, Ndagusabira uyu munsi wowe unkurikiye, Imana igushoboze, iguhe komatana nayo, Imana iguhe komatana nayo, Imana iguhe kuyibaho akaramata muri ibi bihe bigoye, ibi bihe biruhije, ibi bihe binanije abagenzi. Ariko umuntu womatanye n'Uwiteka, Imana yambwiye ngo uwo muntu Imana ije kumutabara. Hari abantu womatanye n'Uwiteka, inzara irabarya ariko ntibatatira igihango. Aba bantu barasonza ntibatatira igihango. Aba bantu barakena ntibatatira igihango. Ibibazo biraza ariko ntibatatira igihango. Aba bantu bakomeje komatana n'Uwiteka, bafunga insengero ariko baragumya bomatana n'Uwiteka. Imana ishimwe. Hari abantu babaye imbere y'Imana, baragumya bakiranuka abantu babareba, bakiranuka naho abantu batabareba. Baragumya aba bantu bagumya guhamya izina ry'Uwiteka, bagumya kuvuga ngo twe turi abakristo kandi tuzahora turiwe. Imana ishimwe cyane. Turi abakristo kandi tuzahora turibo. Imana y'amahoro ishimwe, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Baravuga ngo twe turi abakristo tuzahora turibo. Imana y'amahoro ishimwe. Tuzahora ayiwe. Imana ishimwe. Nje ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Haleluya. Nje ndi umukristo, ndi umwimukira. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Nje ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Haleluya. Mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Imana ishimwe. Mfite umugaba kandi n'umwami Yesu,
nituba hamwe nzahora nesha. Imana ishimwe, mfite umugaba kandi ni umwami Yesu. nituba hamwe nzahora nesha. Imana y'amahoro itugirire neza, izina ry'Uwiteka nirishimwe. ndagira ngo mvugane nawe iki kintu. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ni womatana nayo, kuko womatanye n'Uwiteka, kuko wayibayeho akaramata, kuko Uwiteka wamwiringiye ukamwikomezaho ukamubaho akaramata, nawe aje kukugororera ingororano. Imana y'amahoro ishimwe. Rusi arangije aravuga ngo ntabwo nakuvaho, ntabwo nakureka. Umva nkubwire, umuntu ikirisiti Imana ikeneye, Imana y'amahoro ishimwe cyane, arangije yomatana n'Uwiteka. ndagira ngo mvugane nawe, Imana ikeneye abantu bomatana nayo. Imana ikeneye ko womatana nayo mu bihe bisa n'ibi ngibi. Womatana n'Imana, womatana n'Imana, womatane n'Uwiteka, womatane na nyir'ibihe. Ngo Rusi ngo arangije aravuga ngo winyingingira kugusiga ntabwo nagenda. Imana itugirire neza. Imana ikeneye abamama bomatana nayo, Imana ikeneye abagabo bomatana nayo, Imana ikeneye abakobwa bomatana nayo bakayibaho akaramata. mu bibi mu bikomeye omatana n'Uwiteka. ni womatana n'Uwiteka, Uwiteka azakugirira neza. ni womatana n'Uwiteka, Uwiteka azagukorera ibikomeye. omatana n'Uwiteka mu byo ugerageza gukora byose, omatana n'Uwiteka mu byo ugerageza kubamo byose, omatana n'Uwiteka. iyo womatanye n'Uwiteka, Uwiteka gufungurira imiryango. iyo womatanye n'Uwiteka, Uwiteka gukorera ibikomeye. iyo womatanye n'Uwiteka, Uwiteka kugeza kure hashoboka. iyo womatanye n'Uwiteka, ibyari byarapfuye birazuka. iyo womatanye n'Uwiteka, urapfa ariko ntupfa gupfa, kuko womatanye n'Uwiteka. iyo womatanye n'Uwiteka, ubukene buraza ariko ntabwo bubasha kuguhitana, kuko womatanye n'Uwiteka. iyo womatanye n'Uwiteka, abantu barakurwanya ariko ntibagushobora, kuko womatanye n'Uwiteka. Uwiteka ari muri wowe, nta wakurwanya ngo akurwananye n'Uwiteka, ntibishoboka. womatanye n'Uwiteka. arangije rero Rusi arabireba, aravuga ngo ndomatana n'uyu mubyeyi, ni umunyamugisha, naramubonye, ntabwo namusiga gutyo gusa. nubwo umugabo wanjye yapfuye, nkaba nta byiringiro mfite byo kuzabona undi, nubwo mbona bigoye, nubwo mbona biruhanyije, ariko ndomatana nawe. hahirwa umuntu womatanye n'Uwiteka, hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. hahirwa umuntu wiringira Uwiteka. iyo wiringiye Uwiteka, Uwiteka nawe akubera ibyiringiro. ntabwo yagusiga ntiyaguhana. mu byago no mu makuba, Uwiteka muragendana. urarwara, Uwiteka mukaba muri kumwe. urananirwa, Uwiteka mukaba muri kumwe. iyo bigucanze, Uwiteka araza akabicangura, kubera ko womatanye n'Uwiteka. iyo womatanye n'Uwiteka, Uwiteka ntabura kuguhindurira amateka. iyo womatanye n'Uwiteka, Uwiteka ntabura kugufasha. iyo womatanye n'Uwiteka, Uwiteka ajya kurwanirira mu byago no mu makuba. ubona ineza y'Imana. rero Uwiteka akeneye abantu bomatana nawe, bakomatana nawe bakiranuka, batagerageza gukoresha ibinyoma kugira ngo babeho, batagerageza gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. ni womatana n'Uwiteka, Uwiteka azakubera ibyiringiro. ni womatana n'Uwiteka, Uwiteka azaguhagararaho. ni womatana n'Uwiteka, Uwiteka azakurwanirira. ni womatana n'Uwiteka, Uwiteka azagucira inzira. mu bikomeye byose, Uwiteka azabyoroshya. ni womatana n'Uwiteka, ntabwo uzamwara. ni womatana n'Uwiteka, ntabwo uzakozwa isoni. ni womatana n'Uwiteka mu ntambara zose urimo urarwana. omatana n'Uwiteka. twomatanye n'abantu baratukoza isoni, twomatanye n'abantu baradusiga. hari abo twizeye baradutungura. Imana itugire neza. hari abantu twizeye baraduhemukira. hari abantu twizeye baraduta. twizeye imiryango iradukoshona. twizeye inshuti zitubera ibigeragezo. ariko ndagira ngo mvugane nawe, haranira komatana n'Uwiteka, haranira komatana na nyir'ibihe Imana, haranira omatana n'Uwiteka. Imana ishimwe. zoni mashando wiribiri failere botai nini topevo nini. omatana n'Uwiteka. ni womatana n'Uwiteka, ntabwo uzakozwa isoni. ni womatana n'Uwiteka, ntabwo uzaseba, ntuzamwara. Uwiteka azakurwanirira, Uwiteka azaguhagararaho, Uwiteka kubambira amahema, Uwiteka azakurinda, Uwiteka umfa mu ntambara zose uzarwana. yaharanira komatana n'Uwiteka.
Rusi ngo aravuga ngo aho uzagwa niho nzagwa, aho uzarara niho nzarara, ibyo uzarya nibyo nzarya, imana yawe niyo izaba imana yawe, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, imana izaba impore ndetse bikabije. Urumva umuntu wamaramaje? Imana ikeneye abantu bamaramaza. Kubera yuko wamaramaje rero ukomatana n'Uwiteka, inzara ikakurya kubwo kugira ngo wubahe Imana, ubukene bukaza kubwo kugira ngo wubahe Imana, ibigeragezo bikaza ukubaha Imana. Ariko umva mvugane nawe, womatanye n'Uwiteka, womatanye n'Uwiteka, ni womatana n'Uwiteka, Uwiteka azakugirira neza. Ndimo ndavugana nawe ngo matana n'Uwiteka. Uwiteka ni mwomatana ntabwo uzakozwa n'isoni. Uwiteka ni mwomatana ntabwo uzagera mu byago, ariko Uwiteka kurambarareho, Uwiteka kuryameho, Uwiteka kugumeho, Uwiteka kubera umurengezi, aguhagarareho. Ibyago bize ariko Uwiteka aguhagarareho. Inzara yica abandi ariko we ntizakugeraho. Imiyaga izaza ariko we izagusiga. Intambara zizaza ariko we zizagusiga. Abandi babuze inzira wowe izagucira inzira, kuko womatanye n'Uwiteka. Umva nkubwire, mu bantu bose bari barapfuye, ariko Lazaro kuko yomatanye n'Uwiteka, Uwiteka ngo amusanga mu gituro, arategeka aravuga ngo Lazaro sohoka mu gituro, kuko yari yaromatanye n'Uwiteka. Nawe ni womatana n'Uwiteka, Yesu azaza ategeke avuga ngo sohoka mu gituro, sohoka muri ubwo buzima bupfuye, sohoka muri ubwo buzima bw'umubabaro, sohoka muri ubwo buzima budasobanutse, muri ubwo buzima bw'agahinda, muri ubwo buzima bukugoye, muri ubwo buzima bukunanije. Uwiteka azaza avuga ngo busohokemo mu izina rya Yesu, busohokemo kuko womatanye n'Uwiteka. Haleluya! Imana ishimwe, ndumva mfashijwe. Haleluya! Reka nkubwire ibyiza byo komatana n'Uwiteka. Reka nkubwire, iyo womatanye n'Uwiteka, we arakubwira ngo ihagararire gusa. Yabwiye Abayisiraheli, abwira ngo mbese Imana ibaza Mose, arabaza ngo niki gitumye untakira? Bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Barakomeza bagende, imbere hari inyanja, impande yabo ari imisozi miremire, iburyo n'ibumoso, ngo barebye inyuma ngo bakabona ingabo za Farawo. Ngo ariko Imana irangirira babwira ngo nibakomeze bagende. Imana ishimwe. Rero komeza nawe ugende. Iyo womatanye n'Uwiteka arakubwira ngo komeza ugende, komeza urugendo ugakomeza imbere, kuko womatanye n'Uwiteka. Umva ngabwira Abayisiraheli, ngo bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Niki gitumye untakira Mose we? Niki gitumye untakira? Nawe rero aya masaha kuko womatanye n'Uwiteka ntabwo Imana izagusiga. Nusenga Imana izakwitaba, nuhamagara Imana izaza, nuyibwira ngo Mana izahita ikwitaba. Ngo Imana irangije ibwira Mose ngo manika iyo nkoni yawe gusa, amanika inkoni. Imana y'amahoro itugirire neza, ngo birakemuka. Imana y'amahoro ibahereza umugisha, Imana ibagirire neza. Reka twinjire mu mwanya mwiza w'ubuhanuzi. Twinjire mu mwanya mwiza w'ubuhanuzi. Ubuhanuzi nkuzaniye uyu munsi ntabwo ndi bujya kure y'ijambo nakubwiye. Imana yambwiye ngo ije kugirira neza abantu bomatanye nayo. Abantu bomatanye n'Imana nibo bagiye kugirirwa neza n'Imana. Imana itugirire neza. Aya mezi asigaye kugira ngo umwaka urangire, kwezi kwa 10, kwa 11 n'ukwa 12, aya mezi atatu ari imbere, ukwa 10, ukwa 11, ukwa 12, hari ibintu bikomeye Imana igiye gukora ku buzima bw'abantu. Imana yanyeretse irwanirira abantu bayo. Ndangije ngiye kubona nkabona abantu benshi, izuba ririmo rirava ari ryinshi, ariko ryava ari ryinshi. Nkabona abantu b'Imana, ab'Imana yatoranyije, ab'Imana ifiteho umugambi, irabahereza umutaka bakitwikira izuba. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo abantu basenze by'ukuri, abantu babaye bugufi bw'Imana, mbere y'uko uyu mwaka ushira, Imana igiye kubazanira indishyi. Imana izanye indishyi ku bantu basenze Imana. Imana izanye indishyi ku bantu bubashye Imana. Hari ibyinshi Imana ibarinze, hari byinshi Imana ibasimbukije, hari byinshi Imana ibatambukije. Reka mbabwire, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo amahema yanyu Imana irayaguye cyane. Imana yaguye amahema kuko ari Imana ishobora byose. Aya mezi atatu ari imbere, abantu bomatanye n'Uwiteka bagiye kubona umugisha. Hari abantu bagiye bakora
bagashora bagahomba. Imana igiye kongera kubagaruriza ibyanyu byatwawe. Hari abantu bagiye bajya mu kazi bakabirukana, Imana igiye kongera ibasubize mu kazi mu izina rya Yesu. Hari abantu barenganyijwe, abo ngabo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igiye kubakuraho akarengane, kuko ari Imana ishobora byose. Mana yambwiye ngo ninze mbwira abantu ngo mbabwire ngo imbohe zirabohowe, imbohe zirabohowe. Hari abantu benshi bagiye kubohoka, hari abantu benshi bari babohewe muri gereza Shitani yababoheyemo, yabafungiyemo, ariko Imana irambwira ngo ninze mbwira abantu ngo imbohe zirabohowe. Mugiye kubona umubare mwinshi w'abantu bagiye kubohoka, bava mu buzima bupfuye binjira mu buzima bw'umunezero, binjira mu buzima bw'amashimwe, kuko imbohe zirabohowe. Imbohe zirabohowe. Hari imbohe zigiye kubohorwa. Hari abantu bakuweho uburetwa, hari abantu bakuweho igisuzuguriro. Aya mezi 3 mbere y'uko uyu mwaka ushira, ni amezi agiye kuba amezi adasanzwe ku bantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ni amezi agiye kuba adasanzwe ku buzima bwawe. Aya mezi 9 yose yakubereye imfabusa, ariko Imana yibutsa abantu bayo bomatanye nayo. Imana yibutsa abantu bayo bomatanye nayo. Yambwiye ngo igiye kubarambararaho, yambwiye ngo igiye kubaho umugisha, yambwiye ngo igiye kubitamururira. Imana igiye kumenya abantu bayo. Abisi bamenya babo, Imana nayo igiye kumenya abantu bayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana igiye kumenya abantu bayo. Imana itugirire neza. Uri umuntu w'Imana womatanye n'Imana. Imana igiye kukumenya. Imana igiye kukumenya. Imana igiye kukuzamura. Imana igiye kugushira hejuru. Imana igushizeho uburinzi. Imana igushizeho ubudahangarwa. Imana igushizeho izindi mbaraga. Imana igushizeho ayandi mavuta. Umva mvugane nawe wari urimo wiheba ngo mbese bimeze gute, ngo mbese bizagenda gute, bizanyura mu zihe nzira. Ibyo ngibyo si ibyawe kubyibaza. Imana igiye kukuremera ubundi buhamya. Imana igiye kukuremera ubundi buzima. Imana igiye kugucira iyindi nzira, kuko ari Imana ishobora byose. Hari inzira Imana igiye kugucira. Hari inzira Imana yari yarasigaje, iyisigarije abantu bomatanye nayo, abantu bayibayeho akaramata. Imana iravuze ngo igiye kubagirira neza. Abantu babaye ku Mana w'akaramata, mwitegura amezi 3 y'amashimwe, amezi 3 yo guha Imana icyubahiro. Hari abantu bavuye ku gisasiro cy'uburwayi, hari abantu bamaze igihe barwariye kwa muganga ndetse bari muri koma. Abo ngabo bagiye kuvayo mu izina rya Yesu. Hari abantu bamaze igihe baboshye, abo ngabo barabohowe. Imana ibohoye abantu bayo. Nari abantu bamaze igihe bafite inzara, Imana ibamaze inzara, kuko Imana ibahaye ibyo kurya, kuko idudubije isoko y'umugisha ku buzima bwabo. Imana idudubije isoko y'umugisha ku buzima bwabo. Ikindi, mu gihugu cy'u Rwanda hari isoko y'umugisha Imana idudubije idasanzwe. Mu gihugu cy'u Rwanda Imana idudubijemo isoko y'umugisha, umugisha abantu bagiye kubona mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu. Abantu bagiye guhinga imyaka yabo yere, imyaka yera umwero wayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abantu bajyaga bahinga bagataha uko baje, ariko Imana itanze umugisha udasanzwe. Ko nabonye inyenyeri nini mu kirere cy'u Rwanda, mbona iyo nyenyeri irimo yaka mu buryo budasanzwe. Mbona umucyo mwinshi urasira abantu benshi cyane, kandi urasa mu ntara enye zose, kandi no mu mujyi wa Kigali uwo mucyo warashe cyane. Ndangije numva ijwi ry'Imana rimwira ngo abantu benshi bagiye kubona umugisha, abantu benshi bagiye kuzamurwa, abantu benshi bagiye guhagurutswa, abantu benshi bagiye gukomezwa. Ngiye kubona mbona haguye imvura. Iyi mvura ntabwo ari imvura y'ingiyi izigatwara ibintu, izigasenya ibintu. Hari imvura y'umugisha Imana igushije. Hari imvura y'umugisha Imana igushije mu butaka bw'abantu. Hari imvura y'umugisha Imana izanye. Umva mvugane nawe, wajya guhinga ntiweze, ariko ugiye kweza mu izina rya Yesu. Wajyaga worora amatungo agapfa, ariko aya matungo Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro yazanyemo umugisha. Ugiye kubona umugisha udasanzwe. Ugiye kujya korora, ugiye kugira amafamu, ugiye kugira ibintu byinshi hirya no hino, kuko Imana imurikishirije umucyo wayo mu izina rya Yesu. Abantu mwasenze Imana, mwakira umucyo w'Imana, kuko iyi nyenyeri yari nini kandi nkabona iratanga umucyo hirya no hino. Nkabona abantu benshi uyu mucyo urabageraho. Rero Ubuhanuzi ndabukubwira
bw'abanyarwanda n'ubw'abanyarwanda n'umuntu wese wumva ikinyarwanda wese aho uherereye mu nguni enye zose z'isi. Ubu buhanuzi n'ubwawe bwakire, ukibwumva senga kugira ngo uyu mugisha nuza uzabashe kukugeraho, uyu mugisha nuza uzabashe kugera ku buzima bwawe. Ubu ni ubuhanuzi bugiye guhagurutsa abantu benshi, ubu ni ubuhanuzi bugiye gutuma abantu benshi bashima Imana. Hari benshi bagiye gushima Imana, hari benshi bagiye kuvuga imirimo y'Imana, hari benshi bagiye kuvuga ineza y'Imana, hari benshi Imana igiye kubohora, hari benshi Imana igiye gucira inzira, hari benshi Imana imaze umubabaro, hari benshi Imana imaze agahinda, hari benshi Imana ihaye guseka, hari benshi Imana ihaye ubuzima, hari benshi Imana ihaye imbaraga, hari benshi Imana ibyukije, hari benshi, haleluya, Imana ishimwe cyane. Hari abantu bari baraguye umwuma, hari abantu bari bihebye, hari abantu shitani byabo yari yarabyishe rwose birapfa rwose, ariko Imana yambwiye ngo bigiye kuzuka mu izina rya Yesu. Abandi shitani yari yarafungiye muri gereza, abo nabo barabohowe mu izina rya Yesu. Hari abo shitani yaboheye muri gereza y'agahinda, hari abo shitani yaboheye muri gereza y'ubukene, hari abo yaboheye muri gereza y'amadeni, hari abo yaboheye muri gereza y'igisuzuguriro, hari abo yaboheye muri gereza y'icyangiro. Abo nabo bagiye kuvayo mu izina rya Yesu. Ubu buhanuzi n'ubwumva, ubwumve ko ari ubuhanuzi bwawe n'ubwawe n'ubwumva. Ibi ngibi ndabivuga nshize amanga, nta bwoba mfite. Ubu buhanuzi ndabuhanura ntuje nshize amanga, nta bwoba mfite. Nabibwiwe n'umwuka w'Imana. Ibi ngibi nkubwira nta bwoba na buke mfite. Ni ubuhanuzi Imana yampaye kubwira abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda bose. Ibi ngibi byakire, ni ibintu bigiye kuba ku buzima bwawe. Byakire, ni ibintu ugiye kurebesha amaso yawe, ni ibintu ukwiye kubona, ugiye kubona. Wenda birashoboka ko wabipinga ukavuga ngo ariko ngaba nabo, ni ibintu bigiye kuba. Yamezi atatu ari imbere Imana iremye amashimwe, Imana iremye amashimwe. Hari ikintu Imana igiye gukora. Abajyaga ku masoko bagiye kugura ibiribwa, nabyo Imana igiye kubikoraho bigabanuke rwose. Imana igiye gutanga umugisha, Imana igiye gutanga umugisha w'ibiribwa, Imana igiye gutanga umugisha w'ibyo kurya, bigabanuke ku masoko. Imana icira inzira abantu. Amarira wari ugiye kurira, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yaguhojeje. Imana itanze umugisha, kandi Imana itanze uburyo, kandi Imana itanze umunezero. Hanyuma y'amahoro Imana yabahaye yongeyeho n'umugisha, yongeyeho n'umunezero, yongeyeho n'ibyishimo, kuko ari Imana ishobora byose. Ubu buhanuzi mu bwumve, ubu buhanuzi mu bwakire, ubu buhanuzi mu bwakire kandi mu bwumve. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, ayizo ni mashando wiribiri file lembo tai nini topevo niniya, imbaraga z'Imana zibohora nizigaragare ku buzima bw'umuntu wese warunkurikiye. Abantu bomatanye n'Uwiteka Kristo baha umugisha, barakwiringiye, baguhanze amaso, baragutumbiriye. Nanjye ndabasengeye, baha umugisha ubagirire neza, baha umugisha ubagurira imbago, baha umugisha ubamara umubabaro, baha umugisha ukuboko kwawe kwiza kw'imbaraga kuboneke kuri bo. Ubarinde kumwara, ubarinde biteye ubwoba, imigambi yose y'umwanzi shetani ive ku buzima bwabo, kandi byabarwanyaga n'ibyabarushaga bibaveho mu izina rya Yesu. Reka bakire umugisha kandi bakire ubutsinzi. Urakoze Kristo, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Nukuri ntimukabure ku mwuka wera. Imana ibishimire hano kuri Prophet Emma, uzahasanga ubuhanuzi. Uzajya wumva iby'amatwi yawe atarumva n'iby'amaso yawe atarareba. Imana y'amahoro itugire neza. Bisaba kubyizera kandi bisaba kubyiyumvamo no kubyiyubakamo mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Amasengesho yarakomeje, iki kiganiro gisharinge kigere ku bandi bantu benshi. Imana iraguha umugisha. Shalom shalom. Imana y'amahoro ibandindire, Imana ibagirire neza. See you. Imana ibagirire neza.